mwakuye ibyo ngiye kukwakurira n'ubundi warihanganye ukomeze kwihangana none si kubera iki ati umugabo wanyakuye ko agiye kugwa Ryabega ngo niyo bimukiye ubwo Ryabega ni hafi y'u Rwanda n'Ubugande ngo bavuye mu Mutara niyo yari mukiye n'uwo mugore ati none ari kuja guca incuri Bugande yabura icazana wa mugore n'ababana bakamudiha ari kumufunga buri munsi ambwiye ko agiye kugwayo mukorera ubufasha nkwinginge agaruke mu rugo gusaba imbabazi n'abana yongera azisabe n'umuryango yumvaga ko niba agiye kunywa icupa agomba kuba ari kumwe nawe nyine se yumvaga ko niba agiye mu isoko agomba kumutuma itabi ryo kugira ngo bongera agira ate bongere bashikirane umugabo yaje kongera gushikirana na nyina aje gushikirana na nyina akibara gushikirana nta mahoro nagize umugabo noneho yaragiye anyereka ko ubwo aho yakoraga agarukiye aho noneho njewe mu byo nakoze agomba kubijyamo n'abashaka nje ntemerewe kurya noneho ko hari aho yambwiraga ngo sahiyi si cagihe si bwa buno warampiga ngo masamu narayagurishije sahiyi ago waguze hari iyo nasinye nubwo ntayishuye ariko bwitwa ngo twarasezeranye naganje nawe kora byose nta wavuga mabukwe mpari nakwica ugapfa je ngira n'imikino nayo mvuye mu kazi araniga mukuniga yansize hasi numva aranize pe numva kuko akagiye guhera ni kandi nabigize ibikino ntari gihe uyu muntu yanye icyo gisebe ufite oya agane igiti cyanyishe ndigushingiye mbo ubwo ngubwo nje nagize n'imikino araniga numva kuko akaraheze gaheze nanje nakoresheje uburyo ubwo yarasohotse ubwo akimara kumubwira ngo nubona mugeze igihe cyo kuzaza nubona ugeze igihe cyo kuzaza kumunyereka ntawe uzabura wakura ngo ambwire uzagereye amahoro aya ni amagambo umubyeyi ari kumubwira umuhungu we ari kubwira umuhungu uri kubyumva none we akimara kuyavuga mushiki we yarasohotse mu gusohoka tuba dukubitanye amaso mbansubiye inyuma asubira nawe inyuma arababwira bati ibyo twahozemo byose umugore we ari kubyumva nyina yahise asohoka mbere ati wa mukobwa wo kwabaheze navuze ko waje nakize kizaruhita nakize yaravuze ngo nakize cyari kizampitana noneho waje ku rusenge ariko umugabo wanje yapfashije umugore wa mbere nagiyeyo ndi uwa kabiri icyari kuzamuhitana ni uwo mugore wa mbere none nje naje nje ku rusenge nakize cyari kizamitana noneho waje ku rusenge cyo ku rusenyagura ati none urukunyumviririza ku rugo urukumviriza ibiki Imana itamu nanje namusubiza Imana itaza kumuha uburenganzira bwo kuza guhagarara hano narinzi ngo ndi mu muryango muzima ndi kubyariramo abana nto narinzi ko ndi mu muryango guru kumpiga none ko imifuka ibiri y'ibishimba yayijanye yatweretse ko turi kumwe mukamufasha no kubigurisha amashuka yo kuburira n'ibiki byose ko yazanye hano akaba pakiye mu gikapa kabajaniye indaya none njewe nawe uri gusenya umuryango ninde suko umuntu w'umubyeyi koko agakora ngo yahise ansubiza ngo mukobwa wo kwabahizi ngo wanyu mwahoze muri abarozi ngo washatse kunyicira umwana ngo ntukimwishe ngo aragiye ngo agapfita kazapfibuye ngo tuzahangana ngakukenyereyeho nzakakwereka umubyeyi akimara kumbwira guco umugabo nawe yasohotse mu nzu n'amabuye yirutseho n'amabuye abaturage bari kubireba anyirukaho ubwo njewe guhunga kwanje rero nahungiraga mu miryango yacu wenda ngo bari yatsinda nicyo gitonda ubwo narirutse anyirukaho n'amabuye ahetse igikapu narengeye umukuru w'umudugudu nawe arongera acubanuka n'igikapu mu ruvunda aca haragenda asanga umugore we aje kumushaka ubwo nyoko bukwe tukiri aho avuga ngo mukazana ni mwiza bazaze kumumwereka yarazi ko afite abana 6 yarabizi kuko mbere yaho ngaho yo kumuzana yo kuja kumukurayo we yababwiye amateka ngibyo nagize nte nagiye gukorayo yaravuze ati
kuno kugira tugereho ubwo wenda yavuze yababwiraga ko naturutse Rushonga nkura y'umuntu mugezaho mutara bari kuko n'amarira yamaje kungezaho muhagandi mafaranga asubira iwabo Rushonga nanjye nsigara gukurikira ubuyobozi buri gukurikirana icyo kibazo cyane. Hanyuma ararenga n'ibikapu aragenda. Amajije kugenda ndavuga nti nkurikije amagambo nyina yavuze ngo haje ikizarusenya naje njewe nje ku yakize ikizamwica none nje naje nje kuzarusenya. Naravuze naricaye ndavuga nti ntaho narindi nagira nabandi bari gusenya umuryango none umuryango yavukiyemo guru kubikora guru kugira ngo ntazabana nawe abana batandatu ntaho ndabata nta naho ndaja naricaye ndatuza. Abana nkomeza ubuzima ndakora muri ya masamba 5 yagurishije gamafaranga baduhaye abagore go kwiteza imbere. Narakomeje ndakora inyanya nakweza utunyanya nkagura gasambu nakweza utunyanya nkagura gasambu. Ubwo nayo ngeze ku mirimo ine naguze ariyo ngiye kuko iyo ndaya bari bamaranye imyaka 6. Ubwo mirimo ine nari majije kugura byabaye aho noneho umuturanyi abunza umudugudu. Ahubwo hari umubyeyi wanyatishaga isambu nahingaga hafi n'umudugudu abayigurishije miliyoni n'igice. Ndamubwira nzi none mubyeyi two nayo mfite ko natuguze tundi dusambu tw'uruhande none ndayakura he no muri keredi ko nta mugabane mfite najanayo. Mubyeyi yaramfashije ati nkurikije amasambu wari ufite wagurishije kaba umeze guca ufitemo imyaka 4 wakodeshejemo natuma hajemo abandi kanguha amafaranga uje gutanga umugabane muri sako. Noneho bakuguza iyo miliyoni niba ari 1 n'igice niba ari birago barakuguza urongera unsubize gagandi nkugujije wongera umpe n'iki na gagandi umurima turabatuguza. Yampaye 100 ndagenda ntanga mu mugabane geze igihe cyo gusinya bati nta twaguha amafaranga umugabo wawe atagusinyiye. Cakoze umubyeyi waruraho nawo kubera yakurikirana ukuntu mbayeho yaramwakuye aramubwira ati none umugore wawe kagiye kugura isambu none muri keredi arasinyirwa nande ati nta tike mfite yo kunzana no kunsubizayo ati kuko uwo mugore nto nzabana nawe. Ati none ubufasha tukoherereza itike uza umusinyire turaguha niyo kugusubizayo. Bamwohereje itike yo kumuzana araza aransinyira barangije bamuha iyindi yaraye kwa nyina arongera asubira. Aho ngaho uwo mugore bamukuye hari mu Mutara kumara igihe kingana gutyo imyaka 6 niyo bari bamaranye akaza ntagere no mu rugo cyane yaraye kwa nyina. Ubwo yaraje aransinyira amaje kunsinyira arara kwa nyina amaje korara kwa nyina ubu rero bazajya badukora nuko aragenda amajije kugenda na ya sambu keredi bamaje kuyimpa ndakomeza ndakora isambu arayishyura. Sambu bari bangurije imyaka 2 bari bangurije miliyoni n'ibihumbi 800 nishura miliyoni n'igice ndishura isambu mba ndarangije kuyishura ndayegukanye isangaga za zindi naguze uruhande mu tunyanya n'ibishimbo nahingaga gabagabaye gamasamba 5 yagurishije. Bo bibaho wariyemeje kuzayagaruza narayagaruje ariko mbifashijwe nirankunga Kagame yatwohereje abadamu ngo twiteze imbere. Yarakoze ubwo yarakoze cyane nta nubwo umuntu yabona icyo amushimira. Ubwo narakomeje ndakora ubwo keredi narayirangije ubwo nongera nkomeza urukumva isambu naguze ya miliyoni n'igice yari nini isanga za zindi nene naguze z'ibitanu. Ubwo urukumva ko ubuzima bwarakomeje ndongera ndiyubaka ndakora. Utaza kugira umugabo umeze utyo n'imodoka warayiguze cyane ndakora bigeze igihe hari umugabo wari ufite isambu n'ubundi uruhande rw'umudugudu twegeranyije niyo ngiyo nawe yarambwiraga ati dore urambuka gukambukira wamuja mu kwa wambukiye mu kwanje shaka amafaranga ungurira sambu wo kuzuranyurira mu murimo. None simuzehe nayakuraho
ati ntonshaka inzira mu murima gwanje igiye mu kwawe, shaka amafaranga nawe uhagure. Ngira ngo ni imikino yibereyemo. Umusaza ntisi none ushaka nga ati ndagukatiraho. Abankatiye y'ibihumbi 500. Amafaranga wambye yadohe go kwiteza imbere. Ubwo narahingaga ibishimbo, inyanya, hijya nkagura ibijumba mu baturage nkajana mu soko imwe nkashira ku masantire. Byaba 500 aragiye mwishura kashi. Maje kumwishura kashi bibaho. Hari mu kwezi kwa 7 twari turi gusarura ibishimbo. Ye kumva numva umuntu mukuru wo mu muryango aranyakuye. Amajije kunyakura abarambwiye ati nubwo nkwakuye ibyo ngiye kukwakurira nubundi wari ihanganye ukomeze kwihangana. None si kubera iki? Ati umugabo wanyakuye kagiye kugwa Ryabega ngo niyo bimukiye. Ubwo Ryabega ni hafi y'u Rwanda n'Ubugande. Ngo bavuye mu Mutara niyo yari mu kintu wo mugore. Ati none ari kuja guca incuri Bugande yaburi cazana wa mugore n'ababana bakamudiha. Ari kumufunga buri munsi. Ambwiye kagiye kugwayo mukorera ubufasha nkwinginge agaruke mu rugo agusaba imbabazi n'abana yongera azisabe n'umuryango. Nta n'isoro afite. Nanjye ndavuga nti igikomere yanteye ntaho kizavaho, nakomeza abane n'uwo mugore we n'abana 6, nanjye 6 yansigiye ndikubarera. Ndikubatangira mituweli nawe nkamutangira mituweli. Ntabana ntacu mbaye n'abana nakomeza beyo. Hasize icumweru none harongera aranyakura. Ati nomero yawe arayifite ariko yabuze ukuntu yakwakura umuvuga n'ururimi ku rurimi. Nje ndi kukwisabira imbabazi. Yavuze ko nitike nta niyo afite. Agiye kugwayo aho kugira ngo turecyagwayo katurebe ko aragaruka, turebe ko hari ico yisubiye mu byagiye arahura nabyo byose no mu byagukoreye. Ndamubwira nti igikomere yanteye iyo uvuze ngo agaruke nkibuka ibikuntu yagiye agenda akagaruka imitungo akarya karangiza twarasezeranye ivanga mitungo kagenda imitungo akarya karangiza twarasezeranye ivanga mutungo. Ndikumva bitashoboka. Ati ngirira imbabazi nk'umuntu kubwiye mukuru. Warahungabanye turabizi, warahohotewe turabizi. Wenda namara kumva iyo nganda nyuzemo y'aba bana bari kumukubita nta kintu yabazaniye. Akumva inganda nyuzemo yo kwereka ko ugomba gukora karya. Mu gihe wari gukora abandi bakarya hari igihe yaza yarisubiye. Musaza nakomeje kumuhakanira. Bigeze nyuma arambwira ati mu byo mwasezeranye ko habamo bibe habamo byiza. Uzihangana ihangane turebe ko hari ikintu wenda yazaza kisubiraho. Wa musaza aramubwiye nti kwakubwiye ngo natike ifite si kumwohereza amatike akaza akagenda anyibye n'ibyo abana bari bararya n'ibyo kuburira akajana none uri kugira ngo n'ubundi bibuko atoya ngiye mbigiyemo hagati kamwoherereza itike agaruke turebe ko bizagenda. Musaza yarayimwoherereje aramwakura amwereka inzira yageze n'ukwaje. Kiye kubona tubona kandagiye he Musanze. Araje ageze ko musaza aramubwira mwihanangiriza ngo inzira zose wanyuje mu mugore wawe umuhohotera mu mitungo mwashakanye no kumutoteza unyemere ko ntabyo zongera gukora. Ati njewe nkurikije magogwa mpuye nago niyongera kumva nagiye mu nshoreke nangwa nagurishije ibintu bye byo mu nzu. Ati muzandeke ntimuzongere kunkurikirana. Ubwo yaraje arambwira ati utakinga yaje nta kumanga umukingurire ibyambwiye nanje mbikubwiye kuri telefone ejo nzaza twicare mu nzu nk'umuryango. Mu musaza yaraje amubwira uko bimeze. Maje kubimubwira arahira ko atazongera gusubira mu nshoreke amwemerera ko tugiye gufatanya gukora. Aho nari ngeje agacumburira twarakoze. Ubwo inaha yarahamaze imyaka 2. Umwaka gumwe gwarangiye ari gukora nta kibazo, ariko umwaka wa 2
nyina yamajije kubona ko twongeye gusubirana turi guhuza byabaye ibibazo gute yumvaga ko niba agiye kunywa icupa agomba kuba ari kumwe nawe nyina se yumvaga ko niba agiye mu isoko agomba kumutuma itabi ryo kugira ngo bongere bashikirane umugabo yaje kongera gushikirana na nyina akibara gushikirana nta mahoro nagize umugabo noneho yaragiye anyereka ko ubwo aho yakoraga agarukiye aho noneho njyewe mu byo nakoze agomba kubijyamo n'abashaka nje ntemerewe kurya noneho ko hari aho yambwiraga ngo saha iyi si cagihe si bwa buno warampiga ngo amasaha munara yagurishije saha iyi ago waguze hari iyo nasinye nubwo ntayishuye ariko bwitwa ngo twarasezeranye naganje nawe icara ukore njye ntawemerewe kurya no nanyemerera ko ngomba gukora akarya n'abashaka umunsi atari kumwe na nyina ejo akaba ari kumwe na mama ejo umunsi atari kumwe na nyina akaba ari kumwe na mama si mubyeyi none niba aha nabogamiraga hamwe none nawe ko ndi kureba niba ari bitoki yagurishe bigomba kugira ngo mbone we n'amagutereza umukozi nango uwo mwana nawe akagatoki aboneho uturayi mu kurangiriza muri kabare naba mvuze nti wa mugabo wenda bamanunga uturayi agafata agakubita ntagire nunkiza noneho bigeze naho ndi gukubitwa nkambi kubusa nyiri umubyeyi w'abana 6 n'umwuzukuru bumfite w'imyaka 2 kambi kubusa gute yarambitaga ibitete y'agatandura nkasigarana ikabutura gusa mu muhanda abantu bari kugenda kumanywa agakubita myenda agatandura nkasigarana ikabutura gusa aryo ngo muraturanye bose turaturanye hari iwacu hari kwa mabukwe hari aho nashakiye turamaze n'umudugudu gumwe mubyeyi akambara ubusa mu muhanda cyane ariko uje wese akabona kari kabutura nambaye amabera ari hanze cyane bwo bwa nyuma yankubise bwa nyuma yafatanyije na murama wanje n'ubundi nsanze ahantu bari kunywa ndavuga nti si none kwebo wiriwe muri kabari ugahera kwa mbere ukageza ku cyumweru nkirirwa mu kazi nje urareba ugasanga ntagira umunwa wo kunywa ko gasururu nangwa si wenda koka kandi muri kunywa ati ndakubwiye ko wemerewe gukora ntarya wemerewe kurya ubwo naragiye aho ngaho baba bari kunywa bo musaza wa Rwanda mubwira nti nuzi ko nanywa gugwagwa akayoga nk'umwaga kazane nkankwe nta munsi ntari gukora barye nanje nigende kakayoga yarakampaye mu gihe amaje kugafungura ubwo harimo abandi bicaye bari bavuye mu shirahamwe ubwo bari bavuye mu shirahamwe nabo bari kwiyakira nanje kakayoga nkarambikaho ku meza yaraje umugabo wanje yaraje no muri yanzu asanga aho nicaye imbere ka gacupa na zanzoga abandi bari kumwe uruhande yafashe yanzoga ndi kunywa n'irindi cupa ryo twegeranye yarayahujije arayamena ukuyamena baraho mu nzu basohotse bari kwiruka nanje nsohoka ndi kuza hanze mu kugera hanze mama ubwo nawe yarari hanze atwasha nowe kwanga kunywera hanze ukaja kunywera mu nzu abwo nako gacupa ni mama warukanguriye nkanywera mu nzu nanga kukanywera hanze ati nkugurira inzoga wanga kuyinywera mu nzu hanze uyinywera mu nzu none uteye imvururu wamusanzire umugabo wanje umugabo wa mwene nyina yahise azamfata mu nzosi ati ibyo wakora byose nta wavuga amabukwe mpari nakwica ugapfa jingira n'imikino nayo mvuye mu kazi araniga mukuniga yansize hasi numva aranize pe numva kuko akagiye guhera ni kandi nabigize ibikino hari igihe uyu muntu yanyica icyo gisebo ufite oya ngane igiti cyanyishe ndigushingire mbo ubwo ngubwo nje nagize ni imikino araniga numva kuko karaheze gaheze nanje nakoresheje uburyo ndamubirindura bamugiye hejuru mu kumuja hejuru umugabo wanje yahise yakirira wa muramu we ahita mu nkura aho hasigaye yakoresheje uburyo bushoboka bwose niba ari imigeri niba ari amabuye niba ari ingumu yarankubise ndagenda ndazindara burundu
mu kuzindara yafataga ikanzu agatararamura igisate kimwe kikaji, agafata ikindi agatararamura igisate kimwe kikaji. Nasigaranye n'ubundi kabutura gusa, ubwo yari turo ya kabiri. Ku manywa mu kabari, mu muhanda ntari muri kabari, kumva ko bari twageze hanze. Wakimena ayo macupa bamwe basohokeye hirya, nanje nsohokera ku muryango w'imbere, ubwo bahita banyatakira aho hanze. Ubwo cyakoze nabonye imbaraga zishize, urugingo rwose arukozeho, numva ntekereje kuja kwiyahura. Ntekereje kuja kwiyahura, hahise haza imvura nziza y'umuriti, aho nari nkiryamye, agashora bakajugunye nkiriya, sinzi ukuntu yakazanye ngo nkwishe nk'umugabo wawe, kuje nzagushingura nk'umugabo wawe. Kagashora kanyorosaho. Ubwo abantu bose imvura yaraguye bari bahunze, abari gusha kurebera bari bahagaze ku rubaraza. Uri kunyagirwa, uryamye hasi. Navuze ntihagire urupfu ngiye kuzapfa, mbaye umusazi, nta bisazi navukanye, mbaye ishano, amadosiye mu kagari hose gariyo, ntawe nagiriye nabi, ntawe natukiye ubusa hejuru y'umugabo nashatse. Arabadutse ndiruka, kwiruka sinzi iyo nageze, ubwonko bwatakaye, ndenze ku mago, narenze ku mago ndi hafi kugera yo mu kivunda, mpura n'umugabo ndi kwiruka, nawe ari kunyagirwa, ari kuza. Kwiruka bite? Kintu navugaga naravuga ngiye kwiyahura, n'ubundi nta munsi ntapfuye, ngiye kwiyahura nta munsi ntapfuye. Abaramfashe ugiye kwiyahuzwa n'iki? Nta kintu namusubije taretse amarira yagwaga, nta gande magambo mfite. Abarambwiye ati imibabaro n'agahinda ugira uhura nayo turabizi, tubibona nk'abaturage, atari ko buriya niba ibintu bibaye imyaka 2, 3, 4 ukabona imiryango bigeze aho iguhungisha ukagaruka, ati hari ahantu uzahaba. Ati none rero kuja kwiyahura ntari umuti, reba uko wabigenza, ugenda wenda wikubita imbere y'ubuyobozi ukurikirana ibibazo byawe, ariko kwiyahura ntawe rwo muti. Naragiye ya mvura yose, naragiye mpita niyahura he ku murenge. Nkihagera umudaso wari uhari, yanyitegereza akabona ingingo zose ziri gutumba, akabona impanga iri gutumba, niba ari n'ibirenge akabona biri gutumba. Yarambwiye ati ubufasha ndaguhaha, ngiye kugushakira inkoni, ndi hano ndi ku murenge njenyine, unyihanganire ugenda wivuze, kuko utivujije ntaho wapfa uri muzima, ntaho bwacu uri muzima. Iyo nkoni yari iki? Iyo inkoni ya mani yari iyo kugenderaho, yarayikuye mu murenge. Ya nkoni narayifashe, mu kumanuka sinzi abagabo nahuye nabo ngeze kuri Basumba, mwabaramenye, akimbona kuntu ndi kubyimba nawe ari kubireba, birababaje. Abaratabaje, atabaza umuntu w'ine wacu, ati ko mpuye n'umugore wa runaka akaba afite inkoni kandi akaba ari kubyimba umubiri wose turi kureba, abaye iki? Wamuna nawe yaramusubije ati uwo ni umusazi, n'akarere karabizi ko ari umusazi, nta ciciro agira, mureke ikomereza y'uru kwigira mwihorere. Tamba ko nari ngiye gutabara, wenda ngiza nundu guhohoteye, si kaba bavuze ni inkureke, komeza uje kubita. Aragiye ngeze ku bitaro, abaganga bakimbona barambazaga ngo bakisi, nari nshobora kubasubiza. Naragiye aho nicaye negamiye, bati uyu muntu nubwo atari kudusubiza, umubiri guru kubyimba turi kureba. Bagiye kubyutsa muganga, bibaye 2:00, kumva ingendo iyo naturutse nkagera ku murenge nkongera nkasubira iyo hepfo, bya bigeze 2:00 hafi 3:00. Muganga akimbona karako bambaza agasimba subize,
baravuze bati uyu muntu tubiye gatoya yapfa naho tuzahana bamukubise. Haragiye banjyana ku gitanda banterera rimwe inshinge ebyiri, bampa n'ibinini. Kubinywa nabwo bwari ubwo kuvuga ngo wenda ngo kambinywe, rero ndi uriya muntu wanangiye tutiyahura, hari icyo wenda Imana yari iri gushaka. Yarabinyweye, cyeye mu gitondo abagwaza babe bari aho bari kureba kuntu babaye umubiri rwose gwabyimbye, ufite agakoma gashusha akazana, ufite uturyo turi mu isosi akazana, ariko ntabyo ni nashobora gutamira kuko iyi misaya yose yari yayikuye, byatumbye n'impanga byanganye. Byari bigeze saa 4, ubwo nta muntu wari wangeraho muri ibyo byose nakorewe. Byari bigeze saa 4, hari ku bitaro hariho abashinzwe iby'ihohoterwa n'ihungabana. Umudamu mbona azanye ibitabo, cyakoze ndi kwicara, ariko kuba wambaza nkagusubiza wenda ugatega amatwi ariko ntumve ibyo ndi kugamba. Abambajije ihohoterwa nahuye naryo, bimubwira ko nubwo ndi guhohoterwa uruhare ruri kuva ku mugabo nashakanye nawe n'imiryango nashakiyemo niyo navuye. Arambwira ati nje kuguhoza, umuryango ugiye kukwakira guhitwa Hovosheni, umuryango uriya mudamu wa Kagame ushinzwe guhumuriza abahuye n'ihungabana n'ihohoterwa. Ambwira ko ubwo muryango wari bwo gunyakiriye. Aranyakirira, amagambo make yambajije naramusubije, aragenda. Ngiye kubona mbona azanye igitenge n'ikote ry'imbeho ry'ingofero. Ubwo wari ucyambaye cya gikanzu batandaguje nicyo nari cyambaye. Cya gitenge yarakizanye, arakinyenyeza, azana wa mupira gw'ikote w'ingofero aranyambika. Ariko anyereka ko nkifite ubumuntu, anyereka ko ngomba kwiyakira mu buzima bibaho, ariko hari igihe kizagera wongera nkatekana. Ubwo yamajije kubimpa, byari bigeze saa 4, bahongera bantera izindi nshinge ebyiri. Ubwo niko ababyeyi bari aho bazanye utuzi bankanze, pomade babahaye bari kunsiga. Igihe abana baje kubimenyera, ngiye kubona mbona umwana, ubwo bari bazi ngo nagiye kwiyahura, mbona umwana umwe araje n'ibiryo n'igikoma. Ubwo nahamaze iminsi 3, ubwa 4 mba ndatasha. Arongera abantu maho bati uzagaruke, hari ibindi tuzakubaza. Ndagenda n'ubundi barambaza, mbabwira ihohoterwa ko nahuye naryo, na n'iyi saha ko ndi guhigwa n'umugabo n'umuryango nashakiyemo. Ubwo umuruho gurakomeje, umugabo yamaje gukora ibyo aragenda, aratoroka. Yaratorotse amara icyumweru. Mama na wa muramu we hatavuze ati bamukubise wenda kanje kureba niba ariho niba yapfuye, ahubwo we yihutiye kuja kundega he ku kagari. Inde amubyara agiye kundega ku kagari ngo ko namututse ibitutsi by'urukozasoni. Uri mu bitaro. Bamubaza batariwe n'igihangaje no yaza kwitaba. Kandi uri mu bitaro. Naje kuvamo, abantu barambwira bati nubwo utashe yuko ari kukurega ku kagari kandi bagusinyiye ko barakujana mu Kinigi. Nubwo bansinyiye nubu nsanzwe narapfuye kare, ni wenda banjanye naza ndaryama nkasinzira, n'ubundi nugupfa na gupfa. Ubwo narategereje numve ko baraza kumfata banjane mu Kinigi, ndahebe.
nakomeje kurwara za nkoni aribwo ubu ngubu saha y'ikirere gihinda nk'iyi imvura ihinze ntabwo iri gutumba nta kintu nkora umubiri rwose ni ukumva uri gushonga amazi nkumva impanga iri kuyamira naje mu nzu naba ngiye kwenda ikintu simenye ngo ni iki nkamanza nongera kuja kwicara nkatekereza icyo ngiye kuzana igihungabana nahuye naryo n'uwo mugabo noneho iyo yahungiye yaje kuza aza arimo neza mbye ko noneho agomba kunkorera ibintu birenze bya bindi yakoze yaragarutse ari mu kwezi kwa 7 ubwo cyari igihe cyo gutanga mituweli ndambwira niko wejeje inyanya nanje kabane uzi ko ngabona nje nkayakoze ibyo kumara mu rugo aho kamarira muri kabare none ntaho watanga mituweli yakansubira inyuma ubwo naba ngiye kugera ku musozo ahubwo ibyo byamajije kuba noneho ndagwara za nkone majije kuzigwara mba ndakize maje gukira wa musaza wamukije yasambu ahasigaye naho abashatse kuhagurisha kubera ko nenejeje utunyanya ndamubwira nti ko nahinze inyanya nawe akaba warahinze inyanya ntawazana amafaranga ngo tugure hari ahantu atinje ntonemerewe kugura isambu izo mfite zirampagije wowe ucumva kuzagura n'isi genda uhagure nta mafaranga nifitiye nararebye ndavuga nti kuba umusaza yankatiye ahantu h'igihiribwe akaba ahandi ari umubande bajana umubande nsigarana ahantu h'igihiribwe kandi ari umudugudu n'abana banje baturamo naragiye umusaza turumvikana tuba twemeranyije 3,000,000 umusaza ati niba ndabizi uri umunyakuri ntawe uhemuka agufite uyazane aganda uzabura uko uyashaka kugeza igihe uzahishurira noneho ndamubwira nta mafaranga mfite ni make ntawayafata kuri 1,000,000 ati niba udafite ibiri ntawe nahaguhanda haha abandi ubwo amafaranga nari nkuye mu nyanya 800,000 hari undi wabonjije ikibanza cyo ku muhanda ariko nca miliyoni tuba twemeranyije 800,000 ndagenda ca kibanza ndacishura umurimo wa 6 maje kucishura bamusaza ashira abashirisheri ku soko cyakoze abagezemo bose ntibahuza nawe abaraje ati noneho ga 800 nari nayanze niba uyafite yazane ushaka yandi ndavuga nti watinze kuyafata nayaguze ikindi kibanza cyo ku muhanda aho nabona amafaranga kubera ko sako nta mafaranga nayo nkifitemo naravuze nti nubundi ko hari ahantu nahaguze ari igihiribwe kandi akaba ari mu mudugudu aho dutuye ko ari inzu gusa none bari abana bo nzabatuza he hariya nubwo nahaguze ko wenda ari ku muhanda ko ntahatuza abana kuko mfite abahungu 3 n'abakobwa 3 akubwira ngo umugabo batekerereze ni wowe batekerereje naragiye mbwira umugabo none kuko nayo mfite nayaguze hariya none akaba aravuze atago dufite tuyazane tugiye muri sako tugasaba inguzanyo nto bayiduha harandi tukahagura tukazahatuza abana yarongeye mu ijambo ngo wowe uzagura n'isi genda uhagure none ndambwira nti niba waraje uje kugira ngo twubake umuryango nkuko wavuze ngo ugarutse wisubiyeho reba imyaka 6 maze iyo ngira ukurira abantu utabyaye imirimo 5 barayirangije usanze nguzi 5 nyisubijeho none ugugwa 6 nsizeho ubonye ko ngwishuye n'ubundi mu nyanya nejeje wahagaho sindi kumenya irengero nyemerera dushaka uburyo tuguza amafaranga muri sako tugure kuri amudugudu cyakoze yarabyumvishije kubyumva kose ariko hari yindi mitwe bari bafite yo kuzangwisha hasi muri za mirima n'ubundi wenda akazagendamo nk'itanu umuntu yaraje ati hari aho yarari muri kabara rijuta ngo ukuvuga ngo uje gufata amafaranga muri keredi ngo ntaraguhakanira agiye kukwemerera muyaguze nabwo ngo arakwemerera karaguze uruhari rumwe nawe urundi
mugende muhishura ariko nyuma y'iyo sambu ntawazabura kugenda za zindi waguze zose zizagenderamo. kuki wumvaga yawuhombye gusa cyane ni gute ati niko biri ahubwo no kugira ngo mimenye neza ko ari ukuri neza n'umwana wanje waje arabimbwira ati ahantu yateye ibyo biparu babiteye mu giparu undi nawe araza arabimbwira ati niko biri ati nubwo ugiye kuhagura hazagendera 5. ubwo kubera ko nje hari igipapuro nagurizagaho ne nagakuyeyo naragiye mfata ikindi gipapuro aguza miliyoni nanje nguza miliyoni zibaye miliyoni 2 ndamusinyira nanje aransinyira za miliyoni 2 baraziduha tuzihaki wa musaza ariko muri miliyoni 3 wa musaza tumusigaramo miliyoni ubwo za miliyoni 2 twagujije ne ya miliyoni ya wa musaza reba noneho miliyoni 2 kungukisha muri sako n'ubundi ni hafi 3 ubwo zabaye miliyoni ngahe enye hari icenda teranya nsanga ni deni rya miliyoni enye ngomba gushakana nawe tukishura ya sambu yamajije kunsinyira majije kumusinyira yatanza gukwezi kumwe nanje ndagenda ndishura ngiye kuva mu kundi bari kunyakura kuri sako ko wishuye akaba umugabo wawe atishuye atari kwishura bite none siko twemeranyije ko ari ishuri ruhari rumwe nanje nkishura urundi kuki atishuye ubwo nabo bahise bamwakura atumva rero mu mirima mfite wishimiye kugura isambu ya miliyoni 3 ngiye gufata mu murima gumwe gw'ingaragazi ngugurishe nishure sako agasigaye tugira icyo tuyamaze none se wa mugabo we uragurisha umurima w'igaragazi ngo ugiye kwishura sako ko mpinga nkeza nawe ugahinga ukeza yawe gaje ubwo yanyeretse ko byose bishoboka umurima gw'ingaragazi ndabyanga ntabwo ndaje kugura umurima ngo nongere nshire mu gundi murima aho byashoboka ati noneho kadufata karima gatoya karimo tugatange twongere ufata uruhari rwanje n'ugwawe tujye ubwe rero ntaho byashoboka aho nabuze umurima ngo nongere ngurisha ukundi ubwo yabonye ko nanze kugurisha uwo murima yananze gusinyira uwo murima yaragiye yaravuga ati katurebe gato tukagurishe noneho utanga uruhari rwawe n'ugwanje ntanga uruhari rwanje n'ugwawe tuzabe turi gushaka yandi ka karima naragasinyiye baduha 200,000 atanga uruhari rwe nanje ntanga urwanje ngiye kwishuza 300 gasigaye yo bati yaragishuze yaragariye gasigaye he gasigaye kubona nagurishije uwo murima none twagurishije yaduhaye 500 aduhaho 200 300 ngiye kuyabaza ngo nongere ngajane kuri sako nsanga yaragishuje yarayariye ubwo nahise ngwa muri kintu yari yarakubwiye ko aza guhimba ubwo nahise ngwa muri koma ndongera ukwezi kurageze ntanze inyungu baranyakuye bati umugabo wawe ntari kwishura ubwo nabibwiye abana numva rero nubwo nishimiye kugura isambu ngurishije gatoya ko kugira ngo twishure none nagiye kwishuza nsanga yaragariye 300,000 none mumbwira uko ndabigenza ubwo yaraje none ko baduhaye 200 tukayatanga twembi 300 ukaba wayariye wenyine none uri kwibaza ngo njewe nta burenganzira mfite ku izo sambu nguraga ko nazigweze n'ubundi uri kumwe n'inshoreke iyo mu burasirazuba yarambwiye ngo ntaho wari wabona nzagusiga habiweho n'abana bawe twaragiye tuja mu kazi kugaruka nayo mfite imifuka 2 y'ibishimbo mu nzu nsanga yayijanye sanze yayijanye cyakoze barambwira bati ibyo bishimbo biri gupimurirwa he kwa barebe nako igitifu w'akagari tuba turahageze dusanga bari kubipimura imifuka 2 igitifu w'akagari asaba gusubiza amafaranga mu 200,000 bamuhaye nsanga bariye yamajije kuryamo 100,000 ako kanya yarabiriye kera yarabiriye
ubwo gitifu amusaba kuyazana akayasubiza nyir'ibishimbo. Bya bihumbi 10 yariyemo nongeye gukora muri bya bishimbo ndabigurisha nuzuzaga amafaranga ga wa muntu barayamusubiza. aba ari wowe wishyura ibyo bishimbo yishura. Bya bishimbo ndabijanye mbigejeje mu rugo araje kugira nkwereke ko njewe nawe tudafite uburenganzira bungana ntadapfa nyir'urugo harapfa igisambo. Ubwo yafashe umuhoro ati mvuga kabiri kunsuzuguza imbere y'abantu, arongera asubiramo ngo ntadapfa nyir'urugo harapfa igisambo. Yafashe umuhoro aragenda arawucaza. Abana bati mama umuntu uri kubwira ngo arakwica utabigiramo imikino. Bantereye igishora ndanyururuka njya kurara he munsi y'igishinga hanze hijya hafi hijya y'urugo atari hafi aho ngaho kuko nari kuba ntisakusa haranshaka. Nja hijya mu magogo hijya ndara munsi y'igishinga hanze. Nagiye kuza mu gitondo n'abana baryamye. Isi shaho ko muryamye mwarebye ko bya bishimbo bikiri mu nzu. Ati twumvishije nijoro ibintu biri guhubaganya ariko kuza twamwumvishe katuje kureba. Bagiye kureba basanga hari ingufuri. Batubwo aracaryamye. Naho ubwo yamajije kubitwara kubitaho ingufuri aragenda. Byanganaga iki? Byari imifuka 2,300. Ubwo turaperereje umuntu ati arira kwa barera kwa nyina niyari. None siko muri kuvuga ngo aracaryamye kandi kaba bari kuvuga kari kwa barera none murakinguza iki? Mwati mama ati kanurira ndebe ibintu bya biri kukubaganya nijoro tukavana haguruka aradutema. Kanje kurire turebe ko birimo. Buriye basanga bya bishimbo nta birimo. Bati ntabye yabijanye. Ubwo twashakishije uburyo dukingura mu kugireba mu dusanga koko ntabyo. Ubwo yaraje. Abana bati ko twazanye ibishimbo tukabisubiza mu nzu akaba ari twe tubyisubiriza no mu mifuka tukabifunga akaba ari wowe wageze ha mama ko wamuhize byagiye. Ati nimwebonanye ko mwabigurishije. Ati none byagiye kari mwe mwabigurishije. Ubwo nubundi yaragiye amara 1 aragaruka kugira mu rugo nayo mfite mene n'intama mu kuza nsanga yagurishije ihene. Intama nayo mugende kuvana wenda ndareba aho nyiragiza mu kuza nsanga nayo yayijanye yayigurishije. Ubwo ubundi ndavuga nti ntaho navuye ntaho nagiye. Ubwo kanicare niba ari urupfu niba ari iki nararugoye. Ubwo urukumva mu byumweru kugenda akagaruka byari urukumva ko byari gusatira mu kwezi. Ubwo nibiho byabaye aho mu kwezi kwa mbere kuko ari kuvuyemo ukwa kabiri. Bati burya waruzi ko umugabo wawe afite inshoreke ntayifite he? Bati yarariraga amashuri kuri Nyakinama niyo yayifite yayikodeshereje kuri kopi. Ibyo si biba batarayifite ihetse n'umwana w'imyaka 2. Ndavuga nti yazagara bitunda nkayobeguye biri kuja ahubwo afite ahantu yabyingiza. Turagenda tugiye gusekera mu kuza kwe kwasize ibigori mu nzu bimanitse kuri tarafu kuno tumanikaga ku biti. Mu kuza dusanga nabyo yamanuye byose yajanye. Turavuga tusiko hari kumanywa byanyuze. Naho ubwo abikura mu nzu dufite nka n'amazu dutuye hari ibyico tuba duturanye nabyo n'ubundi byatubujije amahoro. Yabikuraga mu nzu ari kubishira mu rundi rugo. Kuko muri cyo gihe n'ubundi yatsererezaga horo ubwo yibaga imishingirizo aho nayirunze ari kuja kuyitura mu ibindi by'abaturage aho ngaho hafi nabo duturanye. Bamuhaye amafaranga. Ariko ubwo twaje kubifata n'ubundi ariko birenga yabijanye imishingirizo. Ngaho ariko afite ikibazo cyane. Ubwo byabaye aho maje kumbwira ko indaya yifite. Ndavuga nti ibintu byose niyo byajaga. Ubwo kugira nemere ko kuko ndi guhigwa n'imiryango bya bigori nagiye kugira ngo menye koko aho biri kurengera. Iyo ndaya yarazaga aho kwa yabwo yamajije kuyizana yereka ba nyirabukwe n'abashiki be ayerekana mu miryango mbese ko ari umugore we. Ubwo byabaye aho ndavuga nti none nabikora hiki. Ndavuga nti kanshishoze ndebe ibigori ahantu biri kurengera. Mu gihe umuturanyi duturanye nawe mu gihe ho kugira ngo wenda zaraza agaragare ko ari kuza mu rugo yazaga ko umuturanyi agafata bagahungura ibigori agashira mu mufuka agatwara ku rutugu akagenda agiye ku kazi abijanye.
bahita bijana ku iyo nshureke. Noneho abonye ko namaje kumenya amakuru gaho biri kuva, yahise abyimurira he kwa nyina. Kumva babitwaraga nijoro. Ubwo indaya ikazira akazarayizana ikikorera akayishorera akagenda. Bivuye kwa nyina. Bivuye kwa nyina. Ariko tukiri aho hari n'ababyeyi wagira ngo bafite ikibazo. Urabona wa mugore wa mbere yarazi kamufite. None azanye n'undi nawe waramushigikiye. Ahubwo si kugira umwana we indaya. Cyane. Nko kumuzengurutsa mu bagore. No. Ubwo mbonye bimeze guco, yaragiye aja mu bunzi kundega ko ngomba kumuha amasambu. Amasambu bamugenera amasambu 3. Muri yandi wiguriye. Yego. Bamugenera n'ibiro 20 niba ari by'ibishimbo ngo n'ibigori 15 n'imishingirizo niba ari 7 niba ari 10 naho ngo byari bibogamiye. Ndavuga nti kuva 2003 ntoteza nkora jana kano kanya naga amasambu naguze ari kumwe n'indaya imyaka 6 mu burasirazuba. Nago ngiye ntuzi inshora kigiye kuza ifata isuku ihinge. Narahagurutse ndasenga ndavuga nti Mana, niba ushaka kugira ngo nzarera aba bana 6 n'umwuzukuru wa 7, fasha umpe gutuza nangu uzanyice mveho kimwe kuko ndarambiranye mu isi. Kuko iyo ugeze ahantu bakavuga ngo umusazi wari umuntu muzima, nihungabana cyane mu mutwe kandi ubizi kuri kurengana cyane. Ubwo naragiye maje kubona bimeze guco, naragiye ngeze mbese ubwo we yaragiye amaje kubona ko abibonye neza, nabanyina bemeye nabashikibe kubwo nyine yabonye ibintu. Naretse inzu ye ja gushaka imiryango y'uruhande ariko bene wabo. Noneho batumaho n'imiryango yacu, ngo ni imiryango yacu ni yabo. Yahuye twicara hamwe babwira ikibazo mfite no kuntu yantereranye kiredi ya 4 miliyoni, akaba imitungo yo mu nzu yose yarayisahuye niyo hanze arasahura akajanira indaya. None abana 6 bazabaho bate? Baramubaza bati none umugore tuzi ko ari uwisezerano, none inshoreke turayizi ku buryo wafata amasambu y'abana umubyeyi yashatse ukayajanira inshoreke. Ndati njewe uyu mugore sinzamutunga yanyise umurozi sahiyi, ntawe ndi kumwe nawe nzabana n'uwo nishakiye. Niko yabasubije. Cyakoze baramubwira bati niba udashaka kugira wicarane n'umugore murera abana mubaha ikinyabupfura, mwibufatanye no kwishura iryo deni, katwe twandika urupapuro nk'umuryango dufata ibyemezo. Yabonye banditse bafashe ibyemezo aravuga ati noneho nemeye kugira mwandike ibyo murandika mbisinyire ko ngiye kufatanya nawe kurera abana. Yabonye bavuye aho ngaho, ikintu yakoze yaragiye afata imyenda ye, afata ipombo, afata isuka n'umuhoro. Ubwo yabifashe twuruhe turi mu kazi, baba dutumyeho umugabo wawe ngo ave kudushaka nk'ubuyobozi ngo imyenda ye wayijugunye hanze. Ko twiriwe mu kazi ko ari abana bari gutwara ibiti bari kuzana mu rugo, none iyo myenda nayijugunye hanze n'amapombo n'ibyo suka mpuriye he nabyo. Bati none ko ari kuturegaza abakozi nende kumwe nabo bose turatahana. Bati uyu mubyeyi ntaho yigeze kuva mu rugo, ahubwo uyu mugabo ni imitwe ari gukora. Kumvije ko yazanye inshoreke, ni imitwe ari gukora kugira ngo bigaragare ko ahizwe, naho ubundi ni imitwe afite. Ya myenda twaravuze ati niba ushaka kugenda jana imyambaro yawe, isuka niyo duhingisha, ipombo niyo duteza umuti, umuhoro gwasatura urukwi, dore n'amashoka n'intuze n'inkonzo byose warabijanye tugura ibindi, ibi byo nturabikura. Abonye intuza isuka n'ipombo turabifashe, imyenda nayajugunya. Ati nanjye sinyijanye nzafugifatira hano. Bayi kwa 5 aragenda mu ntuza mu nteko. Ubwo abo bayobozi b'akagari babigiyemo ati none kuri kuvuga ko ushaka ibintu byawe biri mu nzu nta wasezeranye n'umugore. Twarasezeranye ariko
nshaka kugira mfate isuka ipombo imyenda yanje ngende nje kureba aho mbacumbitse ati se none uvuze ngo tuyiguhe uraja kubucumbitse ati ntandi ndaje ngiye kwa mama ikigabo kingana utyo bamusubirishamo nka nyobozi y'akagari bati nihe turagushakira ati ngiye kwa mama umwana yaragiye azana ko bya bintu bavugaga ngo abakecuru bizirikiraga abana baba ari byo mwana yaragiye azana iyo myenda ye azana ipombo azana isuka isanga ibyo bindi byose yasahuye mu nzu arabijana amajije kubijana ubwo ingamba bakoze nk'umuryango ubwo ni ukuvuga ngo ahantu mfite isambu niba ari iteke niba ari ikidodoki niba ari igihaza niba ari akumbati niba ari agatoki kabaye umwanda ubwo abana bari kuja kugeramo bagasanga yasahuye ari gushira kwa nyina inda ikagira gute ikaza kwikorera noneho rimwe ndavuga nti none ibi bintu bimeze gute ndagenda noneho ubwo akimara kuva mu rugo icyo gihe akimara kujana ibintu muri byo yajanye yateruyemo amaresi nagenda agurira iyo mirima n'ibipapuro by'ubutaka yarabifashe byose abijana kwa nyina maze kubijana kwa nyina ndabikurikiranye ati ibipapuro ndabifite n'amaresi nibyo nagiye ndaje kuburanira aho ku kagari nanje ngo mbone ku mitungo twashakanye bati si none ko ari kubibaza biri he ati biri kwa mama nahereye munsi bafite mwiyo nshoreke ndagenda ku mudugudu kunyohereza ku kagari ubwo muri bya bindi by'ubutaka n'amaresi yagaragaje iby'ubutaka gusa amaresi arayasigarana n'izindi mpapuro z'utundi tuntu twica umuntu nyine yakoreragaho nko mu bintu by'ubuyobozi ndababwira ati none ko azanye iby'ubutaka gusa amaresi nagenda aguriraho imirima iri ati wowe jana iby'ubutaka ahubwo ubibike kure atazangira kubibona amaresi nawe nayagumane narabyihanganiye shakoza agakomeza akaja mu rutoki arutwumbati ari icyo agasahura akajana mbona abana noneho bw'ubu bwabo bari kugenda bagahinga babuze icyo baje mu murima ngo bafatemo nsubira n'ubundi musibo ye nsubira no ku mudugudu byose ari kujyanira uwo mugore byose ari kujanira uwo mugore baramubajije ati ntabyo njamo ntabyo njana noneho ndavuga nti koko mbaye umusazi ndaza ndirirwa ndi kwiruka abana nta uri kubayobora ngo bakore iki wenda mu mirima mazemo ibyo baza gusarura barya bimazemo ntabwo nabo bagiye kwicwa n'inzara ngo nabaye mvuze nikambisubike ibyo bari kuvuga bigiye ku mbisubike kubera ko ubwonko bwari bwazanye amazi ndebe uko abana baba ubwonko bwazanye amazi gute ubwo nose urambwira umwana ndafata isambu mpinge kugira ngende kagatoki ngatonora abana barya indaya niyiri kukarya n'abana bayo n'uwo mugabo umwana ningira ni wenda aje gushaka kukumbata insanga yakajanye indaya iri kurya n'abana bayo ako gateke nuko ari kujana ubwo urukumva mu gihanga atari amazi gaba garimo nuko ubwo byabaye aho bibaye mu kwa kane ubwo n'ubundi twaretse ibyo ngibyo yajanye turakomeza turakora ibishimbo bibaye intonore yaragiye afata umufuka bibiri agenda asoroma intonore umufuka w'ibihaza atura kwa nyina umugabo naje kuva mu soko iyo nandi gucurumbugutanya ngo amafaranga yo kwishura bati burya umugabo nutareba kure mu rubunda yiriwemo yasoromye intonore n'ibihaza yateye kwa nyina inshoreke yaje kwikorera ubwo urukumva naraje ni koko none nzahingira abana batandatu mpingire n'abana b'indaya mpingira n'umugabo n'indaya ubwayo izi mbaraga nzazikura he ndagenda pe nk'umuntu uciye bugufi kwa nyina nzasi mukecuru kubizi ko ibintu byose byitwa ucarengera umwana byose ari kumarira aha indaya ikaza ikajana none urambwira ngo ndahingira umuhungu wawe n'abana b'indaya mpingire n'abana batandatu nzabivamo ntawe wamfasha ibivuga uwo mukecuru yahise aja kunkubita inkoni y'umutwe mpita nkinga akaboko nkaguca kugakinga yari ari kumwe n'umwuzukuru w'umuhungu ufite nk'imyaka 15 yahise ankubita umugeri gwa hano mu mpyiko wa hasi
ahandi nago yafashe ya nkoni wa mukecuru yari afite arahuragura n'abandi baba baraje wafashe itaburete wafashe ibuye wafashe ikindi giti cy'uruhande bahuraguraga buhuze umwana umwe avamo arirukana mu rugo batinya ko baramwishe baje bari kwiruka basanga bafashe intaburete amabuye ibiti bari guhuragura umwana ati ku manywa umwana ati mama mugiye kuzamwica urupfu ariko wamukubise aba yamukubise urongera kumukubita ibuye nangwa izi taburete mufite nangwa y'inkoni ubwo nanje ndahawe ubwo aho wari urihe nari ndi kwa mabukwe aho ku muhanda aho kwa mabukwe naho nari ndi ku muhanda ariko nageze we nandi ku muryango w'umuhungu ku mbuga y'umuhungu nuko ubwo umwana yarahageze umuhungu wese nta wari uriyo ntabwo ni umupolisi yari ari hanze n'umupolisi ubwo umwana yafashe abandi bahungu bati mama batamutsinda nanje nta munsi ntapfuye gukora indayi karya bakanyicura uruzambo ni mundeke banyice abana bati no turemera ko bakwica ubwo barafashe barankurura bati ntaho dushaka kugira bagutsinda aha ngaha baranjanye bangiza mu rugo urumva imigeri amabuye ibiki byose bakubitaga aho naguye aho kuko twagira ngo wanyu ni ikindi gihugu cyane wagira ngo ntago ari mu Rwanda ko bakuniga bari kureba ninde wagukize nta muntu nkizaga niyo ntabwo ari weho gusa gukubita bakakwihorera cyane ubwo niba kubise bararebera bakogeza kugeza igihe arangirije niko gake ariko niko bameze none ko nari ngiye kumubaza guco ntuje nti none ndakorera abana b'indaya n'abana 6 umuhungu wawe yansiganye uri kubona nzabivamo ko atansubije ahubwo akumva ko arahitanya se umutwe ngaho umenye nuko ubwo abana bamaje kungeza mu rugo mu gitondo igihe neguriye uyu mubyeyi yari ahari ariko byari biri kuhakorwa byose yarabikurikiranye nuko ubwo mu gitondo mugenzi azamutse ngo wenda nje gukoresha nkete nagiye kumva numva umunyerondo araje ati burya wateye kwa nyoko bukwe none umuhungu we yamuhekesheje ngo aragurisha isambu igaragara ngo azarihe nyina wagandi nawe agira ate agiherezeho kubera ko azabagurishije umutungo washakanye ngo arayigurisha nyina ari kuriha nyina bakubise ayigurisha mu byawe ajya kuriha ese uyu wari wakoze urugomo nyina yari arariha nuko wakora urugomo nturiye nuko ubwo ndavuga nisone ko ndi impereye akaba yahekesheje umuntu muzima ntanaciyeho ntanakoreshejeho imitwe y'intoki bashaka kugurisha ya sambu y'ingaragazi arihe nyina aganda agiherezeho mu ruhari rwe ubwo kandi ndacafite ihe kivugira kandi ni ukuvuga ngo guheka nyina kwa ari uburyo bwo gushaka ibimenyetso bwari uburyo bwo gushaka ibimenyetso azagurisha iyo sambu ubwo uwo munyamurondo naramubwiye nti reba kuntu umeze sinshoboye kugenda nende uvangiye gushaka mudugudu wenda inkoni nakubiswe nazikubise ku manywa nubwo ntawe wamvugira ariko hari abantu baba bari kubibona b'impande none ko bamuhetse ubwo rurarangiye none se ndaja kurega nabo bantanze ubwo nashatse utunini ndikanda n'imitagara nasize icumweru numva kuri ribu barantumyeho batuzi banyohereza komvokasiyo nzitabe ari wowe kandi ubwo ninje bari bareze cyakoze amahirwe nagize mu kwitaba ageze kuri ribu nkifite bya bikomere by'inkoni bankubise ndabyerekana baramfotora kuko urubavu rwose byari imikara amaboko rwose ari imikara igihande kimwe cy'impanga cyaratumbye nayo kingana nka gutya nuko ubwo barambwira bati ukuntu umugabo wawe yaje gutanga ikirego avuga ko uri umurozi avuga ko uri umusazi nta cyiciro ufite none akaba turi kureba ukuntu bakugize genda uzaza n'abatanga buhamya bazavuga ibyo babonye ntugire ikibazo wicare mu bana bawe utuze ubwo nabo basa nk'abaki abampumurije bakurikije ibyo bambazaga ikiniga kikaza nkumva kubasubiza biri kuva ku tanga buhamya narabajanye basobanura uko bimeze
ariko umutangabuhamya wese najanye nawe guhera uwo munsi ari mushiki we yabonaga na wa muntu akamuhiga niba ari uwo mugabo yahura na wundi twajanye nawe akamuhiga ubwo abana bo bagwa mu ruhiragiro guca ariko baravuga bati ko bari kudutangira bakadutuka ngo twagiye kukuvugira gute katurebe ko baratwimura mu zacu cakoze nabo barihangana iyo babajanye bakaza barababwira bakabarika kubasubiza nangwa se bamwe bakabasubiza nuko hashize icyumweru bya bindi nto yahagaze yarakomeje niba ari agatoki kari gutumba yajanye niba ari akumbatiwe na twadutegereje ngo mu minsi iri imbere abana baragakura yajanye uduteke two yarangijemo kera none nkaba ndi kuvuga nti none ko umwana ari kugura ikintu yaje amusamu ngo afatemo kimurengere indayi ari kujana ikarya noneho saa yikuru muri kubona kugoragora utugori ngo tureko twakwigira hejuru umwana ari gufata utunyanya tikampinge ibishimbo nabyo ko yagiye namara gushingira akarandura ibiti akagenda akagurisha nkongera nkajana ubucece bwo kweguza ibiti yararanduye yarajanye akagurisha none abo bana bo bazabaho bate si ikibazo ubwo abana ihunga abana bafite ntiyagenda ngo aca agatoki ntiyagenda ngo asange mwako kumbati ntiyagenda ngo asange mwako gateke twose yararanye none ako kagwari ko kazera uwo mwana akabona ntabwo yakabona utwo dushimba si two tuzaba intonera uwo mwana asoroma ntabwo byashoboka igihohoterwa mfite n'umuryango nashakiyemo none bikomeje gutya abo bantu baza kukuvugira nabo bakabatoteza ko baza kwica n'ubundi ntagire umuntu ukuvugira nabo ubu ngubu habaye ikibazo runaka baravugaga bati dukurikije ukuntu umugabo wawe ari kuduhiga n'abashikira tugiye kuzagwa mu kibazo cyawe kandi tukuvugisha ukuri ubu ngubu bamenye ko twajanyeho yagiye sinarara njyana ni ukujyana inatane ntawe uri kumenya iyo ndagiye ubu kugeza ubu ngubu mbonye impamvu ku maso yawe hahora utishimye niho nabibona mama nawe mwazanye ikibazo nyuma y'ibyo ngibyo rero byo gusahura kubera ko kenshi ari kubijana nkabwira imiryango ukuntu ari kubijana n'uko biba biri kugenda ubu yambwiye ko atazanyica ku manywa wamba atazanyica nijoro azanyica ku manywa rubanda ruri kureba ubu sinagenda bwije sinagenda mu nzira njyanye ngo mubone imbere nkomeze no gusubira inyuma yambwiye ko azanyica ku manywa ngo nzakwica ku manywa kuko ikiroko defense nizi zakoreka ko nacigiye ubusa ntacigiye ubusa none nakomeje imbabaza iwanyu ni ikindi gihugu ntabwo ari ikindi gihugu ku buryo umuntu atotezwa bikagera ahangaha uko habayeho nanjye ntabwo ndi kavukire wawe narahashakiye mumara igihe gito njya mu burasirazuba ariko ndagaruka mpafite umuryango mpafitemo abukwe ariko wowe ibibazo by'uyu mubyeyi ku bibazo bye nta muntu n'umwe wera wirabura wamuvugira na rimwe kuko abantu bose umugabo yigize umwere aragenda amutamika abantu none yamara kumutamika abantu ndetse no mu buyobozi ubwabo aragenda niba bagiranye ikibazo cy'ubuyobozi agira akavuga ati uriya mugore yarananiye umugore utumvikana na mama azumvikana nande azumvikana n'undi wahandi ari kwanga mama none nkayo nka mugenzi we kuki ubuyobozi bwirengagiza ibyo bibazo ni gute umugabo ashobora gusahura urugo rwe ashira urundi kandi hari ubuyobozi ikibazo kigakura kugeza ubwo umuntu agira ingaruka zingana gutya ibo rero ntabwo bajya babikurikirana ubundi aho byari bibereye ndakeka umuyobozi wari uhari baramwimuye ariko nawe kubera ko yari asa nk'aho ari indaya y'uwo mugabo uwo muyobozi umudugudu mu mudugudu uyu nguyu arahagera bakavuga ati twa mugabo ntitwamukira ahubwo genda ajya mu buyobozi bukuru uwo muyobozi ni uw'akagari yari afitanye kominikasiyo noneho no muri ibyo bibazo by'uyu nguyu yakubitwa icyo gihe we n'uwo mugabo birirwaga bari kumwe
n'uwo mugore wari uyoboye akagari. Gitifu w'akagari yitwaga nde? Janine. Irindi ntabwo ndimenya. mama nawe ntabwo umuzi? Ni Janine bakundaga kuvuga. Aho yaturukaga mu mujyi. Noneho yagenda yamugezaho ikibazo muri bya bindi yavomye afitemo amafaranga akagenda akamuhereza. Uyu yahagera tugenda wa musazi we. Musazi wananiranye muntu utumvikana na nyirabukwe. Muntu utumvikana na nyina. Noneho agatsinda uyu nguyeho kugira ngo intandaro yangane na nyina nazo zaturutse he ku mugabo we. Niba habonetse ikintu kiri buveho amafaranga mu rugo izo nyanya zireze akagenda akazana nyina akazana na nyirabukwe akabatereka bakanywa. Noneho uyu yavuga atari ko njyewe nta munyu nabona nta sabune nabona y'ibyo biri kuva mu mutungo ngo ibyo byose ngo biri kurya nyoko. Una nyoko agomba kurya. Uko uyu mugabo azi ubwenge. Azi ubwenge, azi uburyo anyura ku bantu akabica mu mutwe nyine. Noneho uyu yavuga ati mama koko nawe aho utandengeye koko none nawe bari kukuzanira ukirira ntumenye ko nanjye najya. Nyina ati nyirashano nyirabibora naniranye. Ntushobotse bakujane mu kinigi. Kuko mu gihe udashobotse nuko abavuze ngo mbe mama nawe wagiye mu kirenge cy'abari kumpiga warambyara. Ubwo noneho intandaro zo kuvuga ngo yanganye na nyirabukwe yanganye na nyina zikava aho ngaho. Niko nabisanze ngera mu wo mudugudu. Mama nkawe nk'ubuntu ubanye n'uyu mumama ntabwo nzi ngo mumaranye igihe kingana iki. Ku ngaruka z'ibibazo yagiye ahura nazo ni nk'ibihe bimenyetso mubonaho? Ibimenyetso njya mubonaho kenshi na kenshi ni ukubona mbese iyo yibutse nk'ikintu yahuye nacyo mu minsi yashize ubona ahindutse. Kandi ubusaha izi ngizi hari ibyo atihise atekerezaho ni uguhita ikibikubwira ahita arira amarira agashoka. Nta n'umututse nta n'umuvugishije. Ubusaha izo niba ushaka kugira ngo agire umutekano ihangane ukajya ariko ukagenda. Kuko nge naho nari mumenyeye muze ntambara zabo hari ubwo yafashe umwanzuro avuga ati ngewe ngiye gufata amafaranga nambuke njye mu Bugande. Ndamubwira nti mugenzi wanjye kuvuga ngo urambuka ugiye mu Bugande bigaragara ko ndi mutoya kuri wowe. Ariko mu Bugande ntabwo uzasanga yaba abantu uzabutaye hano mu Rwanda. Kandi ikindi mu Bugande aba bana kaga ugiye kubasigamo isa zaba ari kumwe n'abazabahiga abana bazangara. Kandi nawe uyu uzaburi nta mahoro uzaba ufite. Ahubwo icyiza ajya yinjira mu nzu weho ujye hanze usohoke. Byageze igihe ubwo yankurukagaho n'umuhoro uyu nguyu haraha amena gutujumba n'uturayi yaraje acamo ingangi. Inde uyu ataho kugira ngo anteme nagase njye kurara mu kidodo cy'imbwa zizandiremo kanjye ndihisha hano ngaho hantu ngahakorera iki ahamena ahacururiza uturayi n'utujumba. Ati kanjye ndihimbe nihishe hano ndebe ku mutekano waza. Aho yabaye nkaho agize ati ari gushaka umutekano wenda ngo atuze muri we. Umugabo amuharira mu rugo nawe akagera hari kabana bagateka bakibuka ko nyine ari burya bakamuzanira ibyo kurya yemwe na se bakibuka ko ari burya. Noneho niho yageze hati mbo ibisinyuzwe araza n'inkonzo n'umuhoro iminzani aramenagura hakorera ibintu byose aratagaguza. Arega nakomeje nkubwira ko iwanya ari igihugu kigenga. Oya byo ni nko muri Sodoma. Cyo nakubwira cyo ntiwashamirana n'umuntu uhagira umuntu ugukiza. Ntibyabaho nubwo ataba n'uyu. Ni ye ubwo bakaza bagashongera gusa. Ngiye gusa byo nkihagera n'ababwe ngende abona ibintu biri kugenda bibaguye. Nabwe ntiburiya ahangaha haramutse haguye umuntu mwese bakabafunga niho mwazamenya guha umuntu agaciro. Abantu barakubita umuntu bagakubita hakabura n'umuntu ukiza.
bamukiza rero si we gusa n'abandi babo nawe ubwawe nubagira bakagukubita ntibagukiza ibi bitari kure muri iriya minsi hari umusore wahanyuze bamutangiye bari kumwaka telefone bari twaza ngo ari kubambura baramukubise bamukubitiye mu muhanda bigeraho umugabo wanjye arahaguruka ajya kubakiza nka saa moya aragenda amaze kumubavuvunura niwe bari bahindukanye gukubita ngo bamuretse akamwica ati njye ntabwo mwamwicira mu irembo ryanjye noneho ngo banyifungire haryaho ni muri Nkotsi akagari ni akagari ka Ruyumba umurenge wa Nkotsi akagari ka Kivugiza umudugudu ni Kivugiza aho ngaho ntabwo nakubwira ngo ibyaho ni birebire n'ibyo abantu baho ni birebire. None mama ukurikije uburyo uyu mubyeyi atuganiriye atubwira uburyo yateraga imbere bikagenda bishira bakongera agatangira umugabo agatwara ugereranije nk'ubu ngubu abafite nk'ubukire bungana iki? Nabuvuga ngo Nesina nubu kagihandagaza kagikora nta cika intege ugereranije igihe yahereye aho yatangiriye gusa byo wenda reka ndeka kuvuga n'ibyakera ngishakira hafi aho ngaho naho mpagereye mu myaka 3 ndi kuhamara ntarangije ntago ababuze na moto nk'ebyiri ashize mu muhanda ku giti cye mbese muntu urahinga inyanyaka agasarura miliyoni yahinga ibishyimbo akaba yasarura n'amatoni toni y'ibishyimbo igihembwe kimwe urambwira ngo adafite insonzi byagenda ntabwo byaba birenze none mama nicyo usaba ubuyobozi rero jewe ikintu nasaba ubuyobozi araba Imana yagenda igakoreramo uyu mubyeyi bamurenganura agahabwa agaciro yo guhabwa akato nkaho ari umusazi nta gitabo nta bipapuro bazanye bigaragaza ko ari umusazi ahubwo ngeye icyo nakwisabira ubuyobozi ari ngombwa ari iby'Imana irabakoresha nuko bamuhesha agaciro nk'umunyarwanda nk'abandi abana bakabona icyo barya ntawe ubahungabanyije kuko abo bana bari kugaburirwa ntabwo ari bo yashakiye twagira ngo uwo mugabo ahubwo sinzi wagira ngo afite imigi mubyeyi none tubwire wowe ku giti cyawe niki wisabira ubuyobozi? Cece nasaba ubuyobozi mu mitungo nashakiye urubyaro bari guhinga utwo bahinze baje gusarura bagasanga yasaruye yajanye kwa nyina inda ikaza kwikorera navuga akambwira akazanyica ku manywa atazanyica nijoro ubu abana nabo hari igihe kiri kugira bakabura ico bashira kuzi hejuru yo kuba barahinze bakabura ico bafata kandi ari mfite isambu byose biri kubyinshoreke ubwo nje nasaba ubuyobozi bwo kugira ngo bandenganure n'urubyaro nabo bagira umutekano nk'abavukiye mu gihugu rwose nanje mbona umutekano nk'umubyeyi wabyaye abana 6 ndi kugira ngo nabejo baziteza imbere nkuko nandi kwiteza imbere bikanga ubona impamvu bakurangarana ari yihe kugeza aho ugira igikomere kingana gutyo ku mutima wowe uracyumva igikomere ufite ushobora kukimbwira sinyumva ariko wowe uracyumva ubona ari iyihe mpamvu ubuyobozi bwabyitwayemo gutyo? Mpamvu ubuyobozi bwabyitwayemo gutyo ni ukuvuga ngo mu buyobozi bw'umudugudu bwakira ikibazo canje ariko bwaje kugera ku kagari bakagica intege. Kuki wowe utarenga ku kagari? Nabijanye no muri polisi ubwo yari yajanye imifuka 2 y'ibishimbo yagurishije niyo hene n'intama n'amatelefone g'abana bose nuko ntasesenguye byose byajanaga yari yayabakuyeho nabyinjije muri ribu bamutumizaho amaje kumutumizaho bati nibwo bwa mbere bamutugira inama nama aho kugira yakomezanyije n'imiryango yari bwo yahise gute yahise azana iyo nshoreke ayereka imiryango ari kumwe nayo ari gusahura imitungo ari kwijanira gute. None bagutanze rero bakoreze ne bantanze bandeze urubanza rwanje mu nkiko ngo narakubise ndakomeretse cyakoze cyo ni gusaba ubuyobozi uwaba afite iyo dosi bazakurikirane nta macanjwe nta ntoki namukojejeho kubera ko bavuga ngo narakubise ndakomeretsa bazashaka ibimenyetso bigaragaza igikomere nakomerekeje
hari aho bavuga ngo namuvunye akaboko bazagaragaza impapuro banyujije mu cyuma koko kaboko koko nakavuye atari ubugwayi asanganwe mu muntu n'imvune nibwo imaze imyaka n'imyaniko iragaragara. none hari abakecuru ba nyirabukwe b'abantu bameze gutyo ni iki wababwira bateranya abana n'abagore bashatse? Njye ukubaza ndi kubaza uyu nguyu. icyo nababwira nkurikije agahinda n'umutima nirwana nkararana. Umwana mu gihe yaje mu rutoki agakura iteke akaribura, yakura uwo mwumbati akawubura, yaje guca uwo mwana agasanga umugabo yawuciye yawujaniye inshoreke. Kandi nyina abizi. Kandi nyina azi ko nabyara nyina w'abana 6 agashigikira inshoreke. Nabagira inama yo kumva ko bari gusenya urwabo, bari gusenya urw'abana babo batari kububakira. Ubona byari bikwiye nk'umunyarwandakazi? Ntabwo byari bikwiye. Bari bakwiye kubaka umuryango wabo nk'uko baba bagize gororokana nk'uko nabo bororokana. Yes, turabashimiye rero mwakoze kuza. Imana ibahe umugisha kandi mwihangane. Mu isi niko biba kandi ibibazo bigenda bikemuka buhoro 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 buhoro. Ntabwo ibibazo birangira uko umuntu abyifuza, bigenda bikemuka buhoro buhoro. Sinzi niba wenda hari ikindi mwumva mwabwira abantu bazabona iki kiganiro. Icyo nababwira nihereyeho kuva 2003 ntotezwa n'umuryango navukiyemo n'uwo nashakiyemo kugeza ubu. Nababwira bakareba ingo zacu zabuze amahoro, abazi gusenga bakadusengera. Kuko urebye kugira ubura umuntu ubumuntu babukwacyo ube nk'inyamaswa, n'inyamaswa nayo ifite agaciro. Umwana avukira amezi 9 aho kugira ngo agere kuri ya myaka 7 abone kagaciro ababyeyi bamubyariye bakamwerekera. Noneho arutwe n'inyamaswa buri cyo yarya kandi umubyeyi waba bakorera. Ni ikintu kibabaza. Icyo nasaba ubuyobozi rero nuko bwakurikirana ibibazo ibihohoterwa nk'iri turi kugira mu miryango bikaturengera n'urubyaro. Hari imiryango ivuga ko ifasha abantu bahohoterwa. Nta muryango n'umwe wigeze uhura nawo? Umuryango nahuye nawo n'uwo mudamu wa Kagame. Bagufashije iki? Ikintu bamfashije bansanze ndi ku gitanda aribwo nari nakubiswe cyane birengeje birindembye. Ikintu bamfashije gwarampumurije gunyereka ko ndi ikiremwa muntu. Ibyo ndi guhuramo nabyo byose ngomba kwihangana igihe cyazagera bikarangira. Cyo bamfashije bampaye igitenge n'umupira w'imbere. Bongera kuntumaho bari kumbaza n'ubundi ihohoterwa ryanje aho ryaturutse aho ryatangiriye n'ubundi ndabisobanura naho bari bongera kuntuma. Hanyuma rero ushaka wagira ikibabwira bagatebuka kuko ugeze habi. Cyo nababwira n'ubundi bambajije ngo none nyuma y'ibyo tubwiye wongeyeho iki. Cyo nakongeraho nuko bandenganura n'urubyaro kuko turi guhigwa n'imiryango nashakiyemo n'uwo navukiye. Cyo nabasaba. Hagize nk'umuntu ukenera kukuganiza yakubona ku ihe nimero? Ni 079 20 352. Ngisubire. 079 20 352. Hari umuntu ushobora gukurikira ikiganiro wamugani nk'uko nguko kumva mu rugo bitameze neza akanavuga ati wenda uyu mubyeyi kamuhamagare muhumurize cyangwa se muha agasabune ntawamenya, bakubona ku ya nimero ya telefone iri mu mazina yande Nyirabirori Makurata. Turabashimiye rero mwese mwakoze, mama mwakoze cyane. Kandi turabasabira kwihangana natwe tuzabafasha gusenga. Gusa nasozana nagushimira warihanganye urarwana. Ibingibi urugamba warwanye rwashobora abagore bake. Hari benshi umwaka umwe yaba yagiye. Tekereza ko harya ubu ni igihe kikize kingana iki uri mu ibyo bibazo. Yo twajyanye natangiranye na 2003 no 2024. Imyaka 21. Hari umugore utabigezaho cyane agahita agenda. Umwaka umwe gusa.
mu buzima nabayemo ntabwo nigeze nserera ariko bibaye biri kuba umwaka umwe mbese navuga ngo ni nk'umwaka umwe ariko nkumva nabishimiye kamusibye nyine nko kurebera nko ku bandi. Umaze umwaka umwe gusa ushatse? Oya imyaka 11 umwana imyaka 11 ubwo abana imyaka 12 ariko mu buzima nabaye umuntu ari imeze neza nta kibazo ariko umugabo yaje kuva mu bintu by'agakiza yinjira mu bintu by'ubusinzi kunserereza buri munsi nkumva nabishingukamo bitewe ko ari n'ibintu ntanamenyereye noneho nkavuga none narebera kuri bagenzi banyu ubwo sinone runaka ko nje ibyanje kari bikeya kuri reka ndusheho kwihangana nje ntaho bihuriye n'iki mbese nyaka bacyo kigenda kiri kunkomeza naho we umva ntakatagize yakama utabimaramo n'ukwezi yaka 21 ni myinshi. Harya mama umwana wawe w'imfura afite imyaka ingahe? 23. Muba muri kumwe akabona ibyo byose nsatuye hafi. Murakoze reka tubashimire. Urakoze.